This the real time to ban the city. Aka kanya ukaba ugeze kuri za film tv channel kumbi ya YouTube ushobora gusanga filime ziri mu uyu mujyi zikomeje gushyuha. Uyu munsi rero noneho Yves sha aba basore bagendana uduteste igihungu kiba kigize gutya bagifatanya agateste. Ubu kase mu mageto y'abajya mushobora gusanga uduteste baba duhagaze mwakwirinze sha mwabijyama mwe. Ubundi ni gake cyane uzasanga filime nk'iyi season nk'iyi biri mu mujyi kandi hagarariye izindi. Iyi ni za film tv tubanze twamamaza babandi bari kuzamura inyubako zikomeye muri Kigali. Nawe ushaka koga amazi ashyushye hamagara izo nimero cyangwa ujye muri komenti tuguhuze nabo. Ubaye kandi ushaka igishushanyo ati nziza, igishushanyo cyo guhereza umukunzi wawe wa masheri wawe, muri komenti tukurangira hano wakura akantu nk'aka k'ubwenge, akantu gafite quality. Muze twitambukire tubasige tugere muri yasi y'abasirimu kabisa. N'umuvanara ntagera mu nyubako yavuga ati hano kweri nageze i Kigali. Ibintu nk'ibi urabasha kubibona, jya muri comment tukurangire kabisa uburyo wabibona mu buryo bukoroheye kandi ku giciro cyiza. Nawe turakwamamariza hano kuri za FM TV. Twigarukiye kuri kaga season kakomeje kuvugisha amahanga. Hayita the message, igihungu baba baragifashe bagifatanye inkumi kiba cyifashe mu mayunguyungu shari ikintu cy'ikigabo. Pucyo we. Iki gihungu nanjye rwose nagikubita. Abahungu ibintu bihaye. Yaba bahungu sha ibintu bihaye sha baragira gutya kana katambuka ati kariya ngombe nkashyire muri blender nkasye koko. Gusa kandi hariho abahungu baba ari seriye kabisa. Iki gihungu ngo ni kiramani kuri ubu ngubu rwose bagiye kucyerekana. Noneho umukobwa arakubitamo inkuru igira iti ndaje manukana kino kigabo cyanjye bagikwe. Gihungu nacyo giti iyo nk'abakiyima ndahita nyiheraho ubundi manuke nanjye nze nkusabe. Aka gafilme keza gakomeje kugenda gakinwa naho wa mukobwa waturutse muri Kirehe uwo nta wundi ni Nyambo. Hakomeje kugenda nabereka ko umuntu yava kure. Abanyarwanda namwe igihe kirageze ngo mutangire mutinyuke mubone ko ibi bintu rwose babikeneye support yanyu. Ikindi dusabwa ni subscriber.